Yes, ladies and gentlemen, nongeye kubaha ikaze kuri Behind Walls Terrace. Ndabasuje mwese aho muherereye mu bice by'isi bitandukanye. Nizere ko mumeze neza, nanjye meze neza. Nizere ko kandi Nyagasani akomeza kubahundagazaho imigisha. Ngiye kuguha story y'umugore gito. Nakwita gito, umugore wataye umwana we w'amezi 2 ndetse na mukuru we w'imyaka 5, akaba atana umugabo aho yararimo akora buri kimwe cyose kugira ngo arebe nimba yabakura mu bukene bari bamaze igihe gito yabagiyemo, kuko mbere bari bakize ariko baza guhura n'ibibazo. Murabizi ubuzima tubamo burahinduka. Umugore aza kubona yuko umugabo yabaye ikigwari, ahitamo kumuta, amutana n'abana, ajya kwiryamana n'abandi bagabo bafite amafaranga. Gumana nanjye rero 5x5 nzi nguhe story kuva ku itangiro kugera ku iherezo. Don't miss. Reka dutangire n'uyu muryango wabaga mu mujyi, ndetse umujyi mwiza cyane, umujyi ushininga, urimo amazu maremare. Uyu muryango wari ufite buri kimwe cyose buri muntu wese yakwifuza. Uyu mugabo witwaga Andrew, akaba ari umugabo uri successful, kuko ari umugabo ufite amafaranga, ufite ubutunzi, ufite business zitandukanye. Uyu mugabo yari umukire cyane kuko yari afite amamodoka meza. Uyu mugabo akaba yari yashakanye n'umugore witwaga Marina. Uyu mugore mu by'ukuri yari mwiza, yambaraga neza, yambaraga ibintu bihenze, amasheneta ahenze, imisatsi ihenze. Aba rero uko ari babiri bari bafite abana 2, bari bafite akana kamwe k'imyaka 5 kitwaga Hope. Bakaba bari bafite rero n'undi mwana mutoya ufite amezi 2 yonyine. Uyu muryango ubuzima wabagamo hano muri mujyi bwari ubuzima bwuzuye ibyishimo, bwari ubuzima bwuzuye ibyiza byose. Umuryango mwiza, umuryango wifite ukwiriye. Marina yakundaga gusohoka cyane, akajya mu maresitora atandukanye ndetse n'abashuti be, bakenjoyinga, bakarya, bakanywa, bakaganira. Hope nawe uyu mwana bamufataga neza cyane. Ababyeyi bamuhaga buri kimwe cyose yifuzaga. Yari umwana ubayeho nk'umwana w'umuprincesse. Uyu mugabo Andrew yakoraga cyane kugira ngo byibuze akomeze ashimisha umuryango we. Buri nimugoroba bicaraga ku meza, ameza yuzuye ibyo kurya bitandukanye, bakarya, bagaseka, bakishima cyane. Uyu muryango wabonaga ko ari umuryango wabigezeho, umuryango ufite umunezero. Ahangaha byagaragara ko nta kintu na kimwe gishobora kuzagenda nabi cyangwa se ngo gihinduke kimere nabi. Ariko murabizi neza ko ubuzima ni ubuzima nyine, ntago ubuzima bugusezeranya kuzahora bumeze neza. Umunsi umwe business ya Andrew yatangiye kugenda ifiringa, itangira kugenda ihomba. Amadeals yari afite yose atangira kugenda ahomba, amafaranga yari yarakoreye yose atangira kugenda ashira. Uyu mugabo yakoze buri kimwe cyose kugira ngo byibuze asavinge business ye, ariko biranga. Nuko rero hashize igihe bigeraho noneho batakibashije gukomeza kuba muri yanzu. Byabaye ngombwa yuko banki iyiteza cyamunara ikayigurisha. Ahangaha rero nta bundi buryo bari bafite, bafashe umwanzuro kuva ngaho mu mujyi bakerekeza mu cyaro. Bagiye mu cyaro rero, mu gacyaro kagacyaro koko, baragenda bajya mu kazu gato cyane k'icyumba kimwe. Nawe uratekereza umuntu wari umaze imyaka n'imyaka abayeho neza, abona buri kimwe cyose, akisanga ari mu kumba k'ibyondo. Wa mugore Marina wahoze aba mu buzima bwa VIP, ubuzima bumeze neza, ntago yabasha kwiyumvisha uburyo ari kwisanga aha hantu. Aka kumba, aka kazu babagamo ahangaha mu cyaro kari gato cyane. Ahangaha rero Marina yatangiye gukumbura wa mujyi yahoze abamo. Andrew nk'umugabo yakoze ibishoboka byose kugira ngo arebe nimba yasova umuryango we. Ajya gusaba akazi, ajya ahantu muri kampani yubaka, asaba akazi ko kujya aterura amatafari ndetse akanavanga sima. Ahangaha agira ngo byibuze abone umugati ashobore kuba yasova umuryango we. Aka kazi nubwo yagakoraga kamuvunnye cyane, ariko ntabwo kamuhaga amafaranga ahagije, ariko ntabwo yakinubiraga. Yarabizi neza muri we ko agomba gutunga umuryango we. Uyu mugabo yagombaga kuva mu rugo mu gitondo cya kare, akongera akagaruka nijoro. Ahangaha yageraga mu rugo ananiwe, ariko biri byunzwe ndetse yanduye, asa nabi cyane. Uyu mugore we Marina ntabwo yari strong nk'umugabo we Andrew. Uyu mugore Marina byari byaramunaniye kwakira yuko ari muri iki cyaro, ndetse yatangiye kugenda arakarira umugabo we. Atangira kumubwira ati ni byose niwe wabiteye, uku gukena kose niwe wabiteye. Atangira kumugira umunyamakosa. Uko uyu mugore yarebaga impande ze, akabona ko kazu k'ibyondo yicayemo, uyu mugore yatangira kurakarira umugabo we.
yatangiye kubona umugabo we nk'umuntu w'umuhombyi cyane, yatangiye kumufata nk'umugabo utashobora kuba yakwita ku muryango we cyangwa se aporoteje umuryango we. Uko rero iminsi yagendaga yicuma, uyu mugore noneho yahagaritse kwita ku bana be. Marina yahagaritse kujya atekera abana ndetse n'umuryango, ahagarika gukora buri kimwe cyose, ahubwo kugira ngo yite ku muryango we. Iyo umugabo yamara kugenda, we nawe yarabyukaga akitunganya, akava aho ngaho akambara twa twenda yagambara ari mu mujyi, agahita atangira kuzenguruka aho ngaho mu cyaro, agenda yigaragaza, agenda ashakisha abagabo bafite amafaranga. Wa mwana Hope yaje kubona yuko mama we yahindutse. Uyu mwana yari akiri muto cyane, ntabwo yabasha kuba yamenya buri kimwe cyose cyangwa se ngo asobanukirwe ese ni iki kiri kujya mbere, ariko yabashije kubona yuko mama we yamutereranye, yabashije kubona yuko mama we yahindutse, atakimukunda, atakikunda umuryango nk'uko yawukundaga. Umwana yatangiye kujyarira, atangira kujya yibuka uburyo mama yamufataga neza, atangira kujya yibuka uburyo mama yamuhoberaga. Ariko none ubu ngubu byose byari byaragiye. Uyu mwana Hope yagombaga gukora isuku mu nzu ndetse akita no kuri ka kana gasaza ke gatoya. Ariko nubwo yakoraga ibi byose, Marina ntabwo yigeze amushimira. Uyu mubyeyi yari umubyeyi gito. Nuko umunsi umwe ka kana Hope katangiye kurwara, katangira kumererwa nabi, umutwe warakaryaga cyane ndetse noneho gatangira kujya kabyimba mu maso. Kagerageje kwikomeza, ariko noneho umuriro ukomeza kuzamuka, ukomeza kuba mwinshi, kugeza ubwo noneho aka kana katabashaga no guhaguruka. Nuko rero karyamye aho ngaho ku kamatera kari fini gato cyane, gatangira guswetinga, gatangira kubira ibyunzwe. Aka kana kari karembye cyane mu by'ukuri. Ka kana k'agahungu gato y'agasaza ke kari kari aho ngaho iruhande rwe, kari kurira cyane kubera ko kari gashonje. Ariko uyu mwana nawe yararwaye, nta mbaraga yari afite zo kuba hari icyo yamarira musaza we. Andrew nawe papa wabo ntabwo yari aho ngaho, yari yagiye mu gitondo, yagiye gukora, yagiye gushakisha umugati. Ahangaha yari arimo akora yihiringa kugira ngo arebe nimba byibuze yabona amafaranga akagurira imiti uno mwana w'umukobwa Hope. Yari yamaze kubona yuko umukobwa warwaye, ariko nta yandi mahitamo yari afite, yagombaga kumusiga akajya gushakisha amafaranga yo kugura imiti. Ariko Marina wa mugore ibyo ntabwo yarabyitayeho na gato. Uyu mugore yabonye uriya mwana aryamye ku kamatera ndetse afite umuriro mwinshi, ari no guswetinga, ariko nta kintu na kimwe yakoze. Ahubwo kugira ngo agire icyo akora ku bana be, yahise yiyambarira utwenda, ashyiramo utwenda dutoya tumufashe. Noneho arangije ahita ava aho ngaho arigendera. Abaturage b'aho ngaho bari bamaze kumumenya, uko bamubonaga batangira kumuvuga. Bari bazi yuko hari umugabo wamaze kumwegukana. Iyo yabaga avuye aho ngaho baga bazi neza ko ari wagiye agiye kumureba. Ariko Marina ntabwo yabaga yitaye ku byo bari kuvuga ndetse n'ibyo batekereza. We yumvaga ari guhunga ubuzima ari kubamo adashaka ndetse yanze. Nuko muri iryo joro ubwo kakana k'agakobwa kari karyamye kuri ya matera, umuriro none watangiye kuba mwinshi cyane. Aho ngaho ubwo aka kana karimo gasufura kameze nabi, Marina we yari yasohokanye na wa mugabo yishimye, basohotse bari kurya bari kunywa. Aha ngaho uyu mugore nta nubwo yibukaga yuko umukobwa warwaye ameze nabi. Hope nubwo yari arwaye cyane kandi arembye, ariko yagerageje gukomeza gukanura, yanze gusinzira, afite ubwoba bwo gufunga amaso. Yashakaga gukomeza agakanura mpaka papa we agarutse akagera mu rugo, kuko papa we yamwitagaho cyane. Yari abizi neza yuko papa amukunda, ariko uko amasaha agenda agatambuka, amaso ye yatangiye kuremera, ntabwo yabashaga no gukomeza akanuye. Wa mwana wari uri hafi ye aho ngaho ari kurira, yaje kugera hararuha, araceceka, noneho agwa agacuho arasinzira. Ariko Hope yari afite ubwoba bwo gufunga amaso. Nuko hashize akanya gatoya, Andrew yaje kwinjira aho ngaho. Abageze mu rugo, nubwo Andrew yari ananiwe cyane, ariko focus ye, ibitekerezo bye byari biri kuri wa mwana w'umukobwa we urwaye. Yaje yirukanka ahita yinjira mu nzu, areba umukobwa we uko yari aryamye aho ngaho ku kamatress gatoya. Umwana yari arimbye mu by'ukuri. Ako kanya kimubona umutima waramusimbutse, yarabizi neza ko agomba gukora buri kimwe cyose agasevinga umwana we. Nuko arangije amubwira ati Hope my dear. Aho ngaho yamubwiye ahita apfukama iruhande rw'uyu mwana. Nuko arangije amufataho n'ibiganza, yumva ukuntu uno mwana afite umuriro mwinshi cyane. Nuko arangije amubwira ati Hope ihangane, humura papa wari hano. Nuko yinjiye mu cyumba agira ngo arebe niba Marina ari aho ngaho, ariko nta wari uhari. Aho ngaho yahise yibwira aho Marina yagiye. Ariko aha ngaha icyari kimushishikaje imbere ni umwana we wari urwaye.
ibya Marina ntago byari bimuri mutwe cyane kuko yari amaze kumenya yuko yahindutse. Nuko arangije afata akana k'agahungu gatoya ndetse afata n'uyu mwana w'umukobwa arabaterura arirukanka. Ahangaha yahise abajyana ku village healer, umukecuru wavuraga bya gakondo ahangaha muri iki cyaro. Uyu mukecuru yarazwiho kuvura cyane indwara zitandukanye. Nuko uyu mukecuru yabonye ko uno mugabo afite ubwoba bwinshi cyane mu maso ye. Nuko arangije ako kanya yahise atangira kwita kuri wa mwana w'umukobwa Hope. Nuko uko ijoro ryarimo rigenda rikura, wa muriro k'akana kari gafite watangiye kugenda ugabanukaho gakeya. Ndetse Andrew aho ngaho yaricaye aho ngaho hafi yabo, ntabwo yashaka kuva hafi y'umukobwa we. Umutima we wari uremereye cyane, afite ubwoba bwinshi cyane. Ntabwo yari afite ubwoba bwa Hope gusa, ahubwo yari afite ubwoba bwa famiye ye. Yari abizi neza ko Marina yabuze ubuzima yahoze abamo, ndetse uyu mugabo ntabwo yari azi neza ese ni gute ashobora kugarurira umuryango we ubuzima wahoze ubamo. Nuko iryo joro ryose Andrew yagumye aho ngaho arimo yitegereza umukobwa we, ariko uyu muvuzi yaramubwiye ati uyu mwana akeneye kuruhuka iminsi mikeya, ndetse amwemerera yuko azajya aza buri gihe buri munsi akaza kureba uko ameze. Andrew yarishimye cyane ahangaha, arangije udufaranga yari yakoreye yaduhaye uno mukecuru. Nubwo utu dufaranga tutari twinshi cyane, ariko yatumuhanye umutima ukunze kandi umutima wishimye. Nuko yateruye Hope, arangije yaterura n'akana gatoya asubira mu rugo. Ahangaha yatangiye gutekereza uburyo umugore Marina yahoze ari umugore mwiza, umugore wamukundaga, none ubu ngubu akaba yaramutereranye yaramutaye. Nuko Andrew ubwo yageraga rero muri kakazu kabo babagamo, akinjira asanze wa mugore Marina yagarutse. Ahangaha uyu mugore yaricaye ku buriri arimo yireba mu kamirwari gatoya, arimo atunganya umusatsi we. Nta nubwo yigize anahobera Hope cyangwa se ngo amuterure cyangwa ngo mubaze ngo umwana wanjye umeze ute. Andrew ahangaha yahise arakara, arangije amubwira ati Hope ararwaye cyane kandi aragukeneye Marina, akeneye mama we, ese nukubera icyo turi ahangaha. Nuko Marina arangije amurebana amaso akonje cyane. Nuko arangije amubwira ati mfite ibintu byinshi byo gukora ahangaha, nta kindi kintu uno mugore yongeyeho. Nta nubwo yigize abaza ngo Hope ameze ate, nta nubwo yigize abaza ngo umwana ameze ate, ahubwo yahise ava aho ngaho arasohoka arigendera. Nuko Andrew arangije amazi ati sugiye hehe, arangije amubwira ati umukobwa aragukeneye Marina, ntabwo uri kubona ko umukobwa wawe amerewe nabi. Nuko arangije asa nk'uhagarara gatoya, ariko ntigeze anahindukira ngo amurebe, ahubwo aramubwira ati Andrew ntabwo ugiye ngishoboye kuguma ahangaha. Arangije amubwira ati aha hantu tuba, ubu buzima turi kubamo, ibi biri kumbangamira cyane, njye nyine kuva ahangaha nkagenda. Nuko muri ako kanya yahise akomeza arigendera. Nuko Andrew arangije afunga urugi. Andrew ahagaze aho ngaho ari kwitegereza uburyo umugore we amushubije n'uburyo umugore we amutanya abana, ndetse umwana umwe akaba anarwaye ameze nabi. Nuko mu gitondo cyakurikiyeho Marina yagarutse mu rugo, ndetse aza ameze nk'umuntu unaniwe cyane. Andrew nta kintu na kimwe yigeze amubwira, ahubwo yahise yigendera ajya kwikorera akazi. We yumvaga agomba kwita ku bana be, ndetse agakora buri kimwe cyose kugira ngo arebe nimba yababa hafi. Icyo yagomba gukora ahangaha yagomba kurinda Hope, ndetse akarinda na musaza we. Nuko igihe rero cyagiye kisunika, ndetse situation bari barimo ntabwo yigize ihinduka. Hope yaragikira yaratarakira, yatangiye gukomeza kwita kuri kakana gatoya gasaza ke, ariko uyu mwana nawe yarakira umwana, ntabwo yari umwana kuba yarera undi mwana. Nuko umugoroba umwe, nyuma yuko uyu mugabo yari yakoze yavunitse cyane, Andrew yagarutse mu rugo. Aje ahageze asanga Hope yicaye hasi ateruye kakana gasaza ke gatoya, arimo agakinisha, arimo agerageza kugaturisha kugira ngo katarira. Iyo Andrew yabonaga ibyo bintu yarababaraga cyane, agahinda karamwicaga. Nuko Hope abonye papa we, arangije amaze ase papa umeze neza. Nuko Andrew arangije asa nk'ufosinga agasmile, aramusekera. Nuko arangije apfukama hafi yabo, arangije amubaza ati umeze ute, ese urumva uri gukira? Nuko Hope arangije amubwira ati ndi gukira, ariko Andrew yabonaga neza ko uyu mwana akiri wiki, uyu mwana nta ntege yari yatora. Nuko akana karamubwira ati papa ameze neza. Arangije amubwira ati uyu munsi nitaye ku mwana, uyu munsi nitaye kuri bebe, nta nubwo yigize arira cyane. Nuko Andrew arangije aramuterura aramwegereza, amarira atangira kuzenga mu maso ye. Nuko arangije amubwira ati Hope umwana mwiza, ndakwishimiye cyane ndetse ndakunezerwa cyane. Hope aho ngaho yahise aseka.
nuko Hope arangije abaza papa we ati se mama araza kugaruka ryari papa. Andrew ntabwo yari afite igisubizo yasubiza uno mwana. Marina yari yarataye urugo kandi Andrew ntabwo yashakaga kubeshya umwana we, ariko nanone ntabwo yashakaga yuko uwo mwana we ababara. Nuko arangije amubwira ati Hope ntabwo mbizi, ariko ibi ngibi yamubwiye ijwi rye ryuzuyemo agahinda. Ariko humura ndi hano ku bwawe mwana wanjye, ndetse humura nzahora ndi hano ku bwawe ndetse na musaza wawe. Humura ntago muri mwenyine. Uyu mwana yari afite imyaka 5 yonyine, ariko yari yarabashije kubona yuko ibintu noneho bitakiri nk'uko byari bimeze. Ariko nta nubwo yigiza complaining uno mwana, ndetse nta nubwo yigiza arira, ahubwo yakomeje kugira ubushuti na papa we ndetse akomeza kumufasha kuba strong, gukomera. Nuko uko iminsi yagiye itambuka, Andrew yisanze atangiye kugenda afite responsibility nyinshi cyane. Uyu mugabo yagombaga kugira responsibility ze nk'umugabo ndetse akagira na responsibility z'umugore we Marina. Uyu mugabo yaragendaga akajya gukora umunsi wose akirirwa yikorera amatafari avanga na sima. Yabaga ananiwe cyane mu by'ukuri, yarangiza noneho akaza mu rugo akita ku bana, akabatekera, akaboza, agakora buri kimwe cyose umugore we yakagombye kuba ari gukora. Ibi ngibi byari bikomeye cyane kuri uyu mugabo, ariko uyu mugabo nta bundi buryo yari afite ndetse nta na choice yari afite. Nuko mu gitondo cyakurikiyeho ubwizuba ryari rirashe, Andrew ntago yari yasinziriye, yari yarayatekereza uburyo yava muri iki kibazo. Umutima we waremereye cyane ndetse afite agahinda kenshi. Nuko muri ako kanya agiye kumva yumva urugi rurakingutse. Marina arangije arinjira adasuje umugabo we Andrew ndetse atanabajije abana be uko bameze. Yahise atambuka agana mu cyumba. Nuko ahanga Andrew yahise arakara cyane, ntago yumvisha ku buryo umugore nk'uyu nguyu yasiga abana bashonje akabasiga bonyine bari kurira mu nzu akagenda. Marina nta kintu na kimwe yigize amusubiza, ahubwo yari se agenda yinjira mu cyumba, arangije afata imyenda yarayitunganya ashyira mu gikapu. Nuko ubwo Marina yitegerezaga uno mugabo n'amaso y'uburakari bwinshi cyane, aka kanya uyu mugore ntabwo yashakaga ngo kuguma muri ubu buzima bubi gutya. Yari yamaze gufata umwanzuro, ntabwo yumvaga ashaka gukomeza kuba mu buzima bw'ubukene ndetse n'inzara. Yaramubwiye ati nimba wowe warahisemo kubaho gutya ni amahitamo yawe, ariko njye ntabwo nakomeza kubaho gutya. Nuko ayo magambo yamubwiye yakomerekeje umugabo Andrew nkaho amukase n'icyuma. Nuko Andrew arangije aca bugufi arapfukama aramwinginga aramubwira ati Marina mbabarira wigenda, nukuri abana bakeneye mama wabo, mbabarira nukuri nzakora buri kimwe cyose ibintu bigende neza, ndakwinginze wisiga abana. Ariko ahangaha Marina ntabwo yigize amwumva, ahubwo yapakiye buri kimwe cyose yari afite, arangije ashyira igikapu ku rutugu. Ahangaha Marina yashakaga kugenda akavangaha kandi ntabwo ari kuzagaruka. Nuko arangije abwira Andrew ati ugomba kwita ku bana bawe, niwe wababyaye kandi warabashakaga. We arangije aramubwira ati njyewe ntabwo nshaka gukomeza kuba mu buzima. Uyu mugabo Andrew yakomeje arapfukama aramwinginga, atangira kurira cyane, aramubwira ati mbabarira widusiga gutya, abana baragukeneye. Ariko Marina arangije azunguza umutwe. Nuko nta kindi kintu yongeyeho, yahise afungura urugi arangije arasohoka, asiga Andrew umutima umenetse ababaye ndetse n'abana uko ari babiri mu nzu. Andrew yahise yicara aho ngaho hasi atangira kurira, atangira kugira agahinda kenshi cyane. Umugore yari yarakunze mama w'abana be, ahangaha noneho yari abataye yigendeye. Yari arimo yibaza ese ibi bintu nzabikora gute njyenyine, ese ni gute azarera abana bagakura ari we wenyine. Nuko Andrew arangije yitegereza abana be ubwo bari basinzire nkaho nta kibazo cyabaye, ariko we muri we yarabizi neza yuko mama wabo yabataye yagiye. Ahangaha yagombaga kuba papa ndetse akanaba mama w'abana be. Ibi bintu byari bigoye kuri uyu mugabo, ariko yarabizi neza ko nta bundi buryo yakozemo, nta yandi mahitamo yari afite. Nuko uyu mugabo arangije arahumeka, arangije ahanagura amarira ye ya nyuma mu maso. Umugabo nubwo yarahuye n'ibibazo nk'ibi ngibi, yagombaga guhatana akita ku muryango we, akita ku bana be. Nuko umunsi umwe ubwo Andrew yari avuye ku isoko afite agakapu karimo utwo kurya dukeya, arangije abona imodoka nziza irimo ihagarara hafi ye. Ntago byari ibintu bisanzwe kubona imodoka ije muri iki cyaro. Ibi ngibi rero byatumye yumva agize amatsiko yo kumenya ese iyi modoka ni yande. Nuko ubwo imodoka yahagaraga, umugabo muremure yahise avamo arasohoka. Uyu mugabo yari yambaye neza cyane. Nuko Andrew yitegereje no mugabo abona asa nkaho amuzi,
nuko surprisingly uyu mugabo yahise aseka arangije ahamagara Andrew mu izina rye. Uyu mugabo yari David. Uyu mugabo yari inshuti ya Andrew, bari bariganye. Andrew yamaze igihe kinini cyane atamubona, nuko ubwo bari gusuhuzanya David arangije yitegereza Andrew, aramureba amuhera hasi amugeza hejuru ku mutwe. Arangije abasha kubona yuko ubuzima bw'uyu musore Andrew bwahindutse. Imyenda ye yari itose, yabize ibintu byinshi cyane ndetse yanduye, ndetse isura ye yagaragara mu stress nyinshi cyane. David yaraje hano mu cyaro aje kureba inshuti ye. Iyi nshuti ikaba yari umwana w'umugabo bakoranaga business. Ntabwo rero yari azi ko ari busange uno musore ino nshuti ye Andrew hano muri iki cyaro. Nuko ubwo rero uyu mugabo arasoje ibyo yarajemo, arangije ahamagara Andrew, bicara hasi baraganira. Ubwa mbere Andrew yabanje kugira isoni, yanga kumusobanurira, ariko David arangije aramuhatiriza. Arangije amubwira ati Andrew, mbwira uko byagenze mwana, byakugendekeye bite? Nuko gake ya Andrew yaje gufunguka, amubwira story ye, amubwira uko ibintu byahindutse, amubwira uburyo yabuze buri kimwe cyose yari afite, amubwira ukuntu yabuze akazi keza yari afite, inzu yari afite nziza mu mujyi, ndetse amubwira uburyo umugore yamutaye, ndetse amubwira struggle anyuramo za buri munsi kugira ngo abashe kuba yakwita ku bana be. David arangije aramwumva acecetse. Nuko uno mugabo abashije kubona agahinda kenshi mu maso y'uyu mushuti we Andrew. Nuko igihe Andrew yararangije kumubwira buri kimwe cyose, David ntabwo yigize ategereza na gato, ahubwo aramubwira ati ngwino tujyane mu mujyi usane n'abana bawe. Arangije amubwira ati humura, ndita kuri kimwe ndagufasha. Yumvaga byanze bikunze agomba gufasha inshuti ye ikava muri iki kibazo. Andrew byaramutunguye cyane kumva aya magambo. Nyuma y'ibyo byose rero, iyi yari opportunity kuri Andrew kugira ngo atangire bundi bushya yiteho. Ahangaha yari amahirwe kugira ngo yongere yubake ubuzima bwe yabuze. Nuko umunsi wakurikiyeho Andrew ndetse n'abana be bapakiye duke bari bafite, barangije bava aho ngaho mu cyaro bajyana na David. Nuko ubwo bari bageze mu mujyi, David yahise abafata, arangije abajyana muri apartment imeze neza cyane. Andrew ahangaha yarishimye cyane, ntabwo yizeraga uburyo yisanze muri apartment. Yatangiye kwibuka akazu yari arimo abamo, akazu kava, akazu k'ibyondo. Noneho aba excited, atangira gukora ku bikuta, atangira kwitegereza igisenge, yitegereza intebe. Ahangaha yumvaga atabyizera ko ari byo. David yari yamaze gutunganya buri kimwe cyose kuri we, ndetse arangije ashaka umukozi wo kumufasha kwita kuri ba bana uko ari babiri, cyane cyane kakana gatoya kari gakeneye umuntu ukitaho. Uyu mugore yamushakiye yari umugore ufite umutima mwiza, ndetse umugore uzi kwita ku bana koko. Abana bari bamaze igihe kirekire mu cyaro barangwa n'amarira, barangwa n'inzara, batangira kugira ibyishimo, batangira kugaruka ubuzima. Ariko ntabwo wa mugabo David yagarukiye aho ngaho, ahubwo David yashakiye akazi wa musore Andrew keza kandi kamuhemba amafaranga meza, ndetse aka kazi kari keza kurusha ako yari yarabuze mbere. Nuko rero ubuzima bwahise buhinduka, ubuzima burongera buraza, ubuzima burongera buba bwiza. Ku bufasha bw'uyu mugabo David, Andrew yatangiye kubaka ubuzima bwe nanone. Nuko amakuru yaje kugera muri cya cyaro Andrew yari yaravuyemo, batangira kuvuga uburyo ubuzima bwa Andrew bwahindutse. Nuko icyari gitangaje nuko muri cya cyaro Marina yarakibamo, atangira kujya yumva amakuru ko umugabo we byaje gucamo ubuzima bwahindutse. Abantu batangira kuvuga bati Andrew wirirwaga yikorera amatafari, wari warababaye, wahoraga arishwe n'agahinda, ubuzima bwahindutse mu mujyi, abayeho neza. Batangira kuvuga uburyo aba mu nzu y'igitangaza, ndetse batangira kuvuga uburyo akora akazi keza. Uyu mugore yari yataye Andrew atekereza yuko Andrew yarangiye atazongera kuzuka. Uyu mugore yumvaga yarakoze amahitamo nyayo, ariko ubu ngubu yumvaga ko umugabo we ubuzima bwahindutse. Ahangaha yatangiye kubona yuko yibeshye, yagerageje kubyirengagiza, agerageza kwibwira yuko nta kintu bivuze. Ahangaha yari afite ubundi buzima, ari kumwe n'umugabo mushyashya, ndetse uyu mugabo kandi afite buri kimwe cyose yifuza. Andrew noneho yaje noneho kongera akora ubuzima bwe buba bwiza kurusha uko yahoze anabyifuza, yahoze anabyimagina. Nuko ahangaha yahise ahitamo noneho gukomeza imbere, noneho akongera agashaka ibyishimo. Nuko nyuma yaje guhura n'umukobwa mwiza, ndetse umukobwa w'umunyamutima.
ndetse uyu mukobwa akaba yaramukundaga ndetse akita no ku bana be akabitaho nk'abe. Nuko uyu mugabo yaje guhitamo gushaka uno mukobwa. Nuko umunsi umwe ubwo Andrew yari ari mu ofisi ye ari gukora, agiye kumva yumva umuntu arakomanze ku rugi rwe. Nuko ubwo yarebaga ku muryango yatunguwe no kubona Marina ari kurira, amaso ye atukuye ndetse ari kurira amarira menshi cyane. Imyenda ye yari yanduye, umugore wigize kumusiga inyuma akamusigana n'abana, akamusiga ari mu buzima bubi. Nuko uyu mugore arangije arinjira aho ngaho mu biro. Nuko uyu mugore arangije atangira kurira arira imbere y'uwo mugabo Andrew. Nuko Marina atangira kwinginga umugabo ati mbabarira, nukuri mbabarira wongere unyakire, nukuri ndagarutse, nukuri naribeshye, mbabarira unyakire. Nuko arangije amubwira ati wa mugabo nandi kumwe nawe mu cyaro yarantaye, yarigendeye ava aho ngaho ajya hanze ndetse yajyanye n'undi mugore, yansize nta kintu na kimwe mfite. Nuko arangije atangira gupfukama n'amarira menshi, aramubwira ati Andrew mbabarira, nukuri mbabarira nongere ngaruke mu buzima bwawe. Ariko ahangaha uyu mugore yari yakererewe. Nuko Andrew ahangaha yaramwumvise ndetse atangira kugira emotion. Uno mugabo yari yarakunze Marina koko, ariko urukundo yari yaramukunze rwari rwarahinditsemo agahinda. Rero ahangaha umutima wa Andrew yari yarawuhaye undi muntu. Nuko Andrew yikarumye ndetse atujemo, arangije amubwira ati Marina, ukwezi gutaha ndaza gukingirwa. Aya magambo yabaye nkaho akubise cyangwa se ababaje uno mugore Marina. Nuko Andrew arangije akuramo ikofi ye, arangije akuramo amafaranga aramuhereza, aramubwira ati akira amafaranga ya tike, gerageza usubire mu cyaro, ibi ngibi nibyo nshobora kugufasha byonyine. Ibi ngibi yabimubwiye rwose atuje kandi atanamurakariye. Arangije amubwira ati ndizere yuko uri bugira amahoro. Nuko Marina arangije afata amafaranga, ibiganza bye ahangaha byari biri gutitira, ntabwo yizeraga ibyo ari kumva muri aka kanya. Yahise abasha kubona yuko yakoze amakosa akomeye cyane. Umuryango yari yaratereranye waragiye ndetse nta mahirwe yari afite kugira ngo yongere awugarure. Nuko uko Marina yarimo agenda aho ngaho ku muhanda yatangiye kubona ari wenyine, yahise atangiye gutekereza amahitamo yahisemo. Umugore yatangiye kuregreta cyane, atangira kwicuza. Arangije abasha kubona yuko icyo yagiye ashaka yumva ko aricyo cyiza byarangiye abuze buri kimwe cyose. Ahangaha yabashije kubona yuko nta muntu agomba kurenganya, ahubwo ubwe muri we ari ugomba kwirenganya. Ndetse Andrew yari abaye umuntu mwiza cyane kuko yari amufashije bwa nyuma. Umuryango yari yarataye wabashije gukomera, ubasha gukomeza ubuzima kandi ubukomeza adahari. None we yarasigaye wenyine, ahubwo ari kwicuza. Inshuti bavandimwe, nizere ko iyi nkuru nk'iyi ngiyi ihita ibafungura, ihita ibigisha ikintu gikomeye mu buzima. Ntuzigere utererana umuntu ukunda, cyangwa se ngo utererane umuntu kubera situation arimo, cyangwa se kubera ibibazo bimuziye, kubera ko ntabwo uzi ejo he. Nibyo uba ukurikiye cyangwa se uhisemo wizera ko wenda ugize amahitamo nyayo, nawe ubwawe ntabwo uzi ejo hazacura iki. Nizere ko rero iyi nkuru wayikunze, nizere ko inkuru hari ikintu yagufashije mu ntekerezo zawe, kandi nizere ko uri wisangize buri umwe wese uzi. Kandi like ndetse ujye muri comment section umbwire ikintu wakuye muri iyi nkuru, umbwiye isomo wakuye muri iyi nkuru. Nawe mushyashya ndakwakiriye, kanda subscribe ndetse ukana no kunzogera kugira ngo ujye ubasha kubona ubutumwa bugufi igihe cyose nshyizeho indi nkuru.